Ndabashuje inshuti za Berwa TV, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Imana niyo kwizerwa no kubikora izabikora nta kabuza. Reka rero nongere mbwire inshuti za Berwa TV, nzibwire ngo nimukomere, aho mutameze neza mwihangane, ntago twabaza Imana ngo uragira ute, nibwo ubumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu, kandi nibwo bumana bwayo. Ibyo dukenera ni byiza, twebwe icyo dusabwa ni kimwe, ni ugukiranuka gusa. Imana rero niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ni ukuri Imana niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Niba yaravuganye nawe, niba yarasezeranye nawe, ntugire ubwoba. Imana niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima. Ikintu usabwa ni ugukora no gukiranuka. Nkunda kongera ku kantu, gukora no gukiranuka, kuko nkunda kubabwira ngo ntabwo igitangaza cyaturuka mu ijuru ngo kize gutyo. Urakora, ukagerageza, ukagira icyo utekereza, ukagira icyo ukora, Imana nayo ikagushyigikira. Ni ukuri, kuko Imana ishoboye byose. Muri aka kanya rero inshuti za Berwa TV, tugarutse muri wa mwanya wo gusenga Imana, tugarutse muri wa mwanya wo kwinginga Imana, tugarutse muri wa mwanya wo guhendahenda Imana. Twavuze ko tuzasenga amasengesho arangiza umwaka, ndetse tuniragiza Imana mu masengesho atangira. Rero twasenze isengesho ryo kwihana, dusenga isengesho ryo gushima Imana, noneho tugiye gusenga isengesho ryo kwishinganisha, isengesho ryo kwishinganisha, kugira ngo Imana twimurikishirize mu maso h'Imana. Niba abapfumu umwaka urangira bakajya kwimurika imbere ya Satani cyangwa se ibigirwamana byabo bibitse, ubu rero natwe tugiye kwimurika imbere y'Imana, tuyibwire ngo nitwe babandi n'ubundi turacyagukeneye. Ntabwo twibagiwe yuko turiho mu buntu bwawe, turiho mu mbabazi zawe, turiho mu rukundo rwawe, turi mu biganza byawe. Tubwire Imana ngo ntabwo twabyibagiwe. Rero uyu mwaka nubwo utararangira, tuyibwire ngo waraturinze, ariko turagarutse n'ibyacu byose, n'ibyo waduhaye byose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, n'ibitekerezo byacu byose. Turagarutse, kandi tugarutse tuje kukwiyereka, tugarutse tuje kukwiha, tugarutse tuje kugira ngo wongere turebane imbabazi, kandi uburinzi bukomeye wadushyizeho muri uyu mwaka ushize wongere ubudushyireho. Tuje kwimurikishiriza mu maso h'Imana, ndetse n'abacu bose, ndetse n'ibyacu byose, tuyibwira ngo Mwami tuje kwishinganisha, tuje kuguhendahenda. Uzaturinde amarira ku maso, uzaturinde intege nke, uzaturinde gusubira inyuma, uzaturinde ubunebwe n'ubunyanda, uzaturinde kwanduzwa n'iyi si. Tuje kubwira Imana ngo turaje, ngo Mwami uduheke ku mugongo wawe, Mwami udushyire mu gituza cyawe, Mwami udushyire. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuje kubwira Imana ngo waturekura twagwa. Imana iturekuye twagwa, Imana itatubereye maso. Twebwe nta mbaraga dufite zo kwirinda iyi si, nta n'ubwenge dufite bwo kwirinda iyi si. Abantu bajya bavuga ngo ibintu ngo bikozwe muri Illuminati, ngo ibintu ngo bikozwe ngo muzi ibintu byinshi abantu bavuga uko iterambere riza. Abantu bakavuga ngo ibi bintu bikozwe muri ubu buryo, ngo ibi bintu bimeze uko. Oya, ntabwo ushobora gucagura ibintu biri muri iyi si. Ahubwo Yesu yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo nta kijya mu nda cyica, ngo ahubwo ibiva mu nda y'abantu ibituvamo nibyo byica. Ngo ibintu byose yarabyejeje. Rero hari abantu banga kujyana n'icyerekezo, hari abantu bavuga ngo utapendigo ntaganiye n'iza shitani, mutuweri n'iza shitani. Oya, ntabwo muba mukijijwe, mbagira inama. Ubaye ukijijwe uzi Imana, ikintu cyose uzi Imana, ntabwo ushobora kugira ubwoba kandi ubaye ijambo. Ntabwo ushobora kugira, kuko ibyo ni imyumvire icingwa. Ibyorezo byaza ngo izi inshinge ni za shitani, iyo ni imyumvire y'abantu badakijijwe. Impamvu mbivuga, umuntu ufite Imana muri we, Yesu yaravuze ngo igihe bamubazaga ngo mbese ngo dukora iki, ibya Kayizari, ngo iki giceri ni cyane, ngo gutura birema. Aravuga ngo ibya Kayizari mu bya Kayizari, n'iby'Imana mu by'Imana. Turi mu isi hari ibyo tugomba gukora, byanze bikunze. Turi mu isi, abantu mituweli murebe ukuntu baje bayirwanya, ariko murebe mituweli ukuntu ari nziza. Murebe ukuntu abantu
izi tapeni ngo baje bazirwanya, ariko murebe ukuntu ari nziza. Ubundi wagendanaga ukarwana n'abakonvoyeri ngo bishyuye make, mwasezerana wageraho bakwishyuriza mukarwana. Ngiye byanambaye usibye ko ntarwanye nabo, ariko wagera aho ugera agahita ahindura ati burya urama amafaranga ya naye. Rero mureke tujye tureba corona yaza bati oya, ati nta ibi ngibi ntago ari iby'Imana, ati izi nkingo ntabwo tuzemeye. Oya, none se na kera na kare mu batubanjirije ibyorezo byabagamo, mugiga zabagaho, hari indwara nyinshi zabagaho, kandi izi nkingo zajeho. Nta muntu utari ufite inkingo za mugiga, ariko kuko abantu bari kuvumbura ibitavumburika bakavuga ngo iza shitani. Niba uri umurokore wamenye Imana, Imana iba muri wowe, iba muri wowe nawe ukaba muri yo. Haleluya! Nta kintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba. None se uburinzi bukomeye buri muri wowe, uburinzi bukomeye buri muri wowe. Nta kintu cyagutera ubwoba ufite Imana muri wowe. Nta kintu na kimwe cyaguhangara. Niyo byaza biturutse kwa shitani bigasanga Imana iri muri wowe, yababwira ataha nta buturo mufite. Iyo Imana ituye muri wowe, shitani aho yaca hose nta buturo bwabona. Ahubwo ikibazo kiri muri twe. Muratinya ibyo kandi ntimutinye ibyaha. Ngo mutinye ibyo ngo muri abakoreka, ariko ntimutinye ubusambanyi. Ngo mutinye ibyo ariko ntimutinye ubujura. Ngo mutinye ibyo ariko ntimutinye gutanga amaruswa. Aho niho hari imbaraga z'umwijima, aho niho hari ibyaha. Niba usambanye tayare, ushobora kuryamana n'abagabo 10, imyuka mibi yose yo mu miryango 10 ikakwinjiramo, kwikuramo icyo kintu biragoye. Rero atabaye imbaraga z'Imana, iyi si iri kwihuta, iyi si iri ku muvuduko mwinshi, natwe twamera nk'abandi. Atabaye imbaraga z'Imana wagira amanyanga, atabaye imbaraga z'Imana wagira uburyarya, atabaye imbaraga z'Imana ishoboye byose wabamo. Rero tubwire Imana ngo ntuturekure, tubwire Imana ngo ntuturekure, tubwire Imana ngo ntuturekure, ntudukureho amaso, ntudusige, ntuduhane. Tubwire Imana ntiturekure. Reka rero dusengere isengesho rigufi, tubwire Imana ngo Mana, turi babandi bemeye kugukurikira, turi babandi bemeye kubatizwa, turi babandi bakwemera Kristo, turi babandi tubakwemera Mana, turi babandi twemera kuzabana nawe, turi babandi twateye intambwe imwe twibwira ngo nyemerera wongere utere 99 udusanga. Turi babandi bagukunda. Haleluya, amina. Tubwire Imana ngo turi babandi badashaka kwiyandurisha, turi babandi dukeneye imbaraga zawe. Turongeye turakwihaye abakuri Berwa TV, twongere twiha Imana, twongere tubaba mama washime Imana. Iby'ibihe n'ibizaza bye kubatwaza igitugu, iby'amateka bye kubatwaza igitugu, utinganye buri hanze bwe kubatwaza igitugu. Mwinginga Imana kandi muhendahende Imana mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana data yaremye isi n'ijuru. Turaje kandi tuje n'ibyacu byose n'abacu bose, tuje kongera kukwiyereka. Ntuduhane n'udutererane, uduheke ku mugongo wawe, udushyire mu gituza cyawe, udutwikire ikintu cyose cyatuma tukuvaho. Mwami Yesu kidukure ko mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi yashaka kutuyobya uyikatagure, nukure buri kintu cyose gishobora gutuma tujya kure yawe. Uturwanirire Mwami, ntuturekure n'uduhane. Twe turi abantu twakurekura, twe turi abantu twaca ibumoso ugaca iburyo, twe turi abantu twasigara inyuma ukajya imbere, twe turi abantu ubuntu. Ariko niyo mpamvu tukwinginze uyu mwaka uzaduha imbaraga, uduhe gusozanya umwaka imbaraga n'umwuka wera, uduhe gusozanya imbaraga zo kukubaha no kukubahisha, uduhe gusozanya umwuka wera, uduhe gusoza uyu mwaka tukumva muri twe, kandi uduhe gusoza uyu mwaka tugufite, tuzatangire n'undi tugufite. Uwiteka Imana, icyo turangamiye kandi icyo dukeneye no kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu rero muri aka kanya ngiye Mama Berwa ndagutabaje, nkumurikishirije urugo rwanjye, nkumurikishirije umuryango wanjye, umurikishirije abanjye bose. Ntubahana batarabona agakiza nako kabahe, kuko ushoboye byose. Nkumurikishirije isi yose muri rusange, abakumenye bose Mwami uzabarinde gucogora no gusubira inyuma. Nkumurikishije inshuti zaberwa, uzazirinde gucogora no gusubira inyuma. Nutubere maso byiringiro bizima, nutubere igitare, nutubere ubuhungiro. Mbyambaje nizeye izina ryawe ryera, amen.
inshuti za Berwa TV rero nizere yuko iri sengesho ni ukwinginga Imana, ni ukwimurikishiriza mu maso y'Imana, tuyibwira ngo itubere Imana muri uyu mwaka, itubere ubwugamo, itubere agakiza, idushoboze. Ni ukuri mbabwije ukuri, nugera imbere Imana ujye uca intege, nugera imbere Imana ujye ugaragaza ko uri umunyantege nke, ubwiriza Imana ukuri uti nkeneye imbaraga. Atabaye imbaraga zawe n'urukundo rwawe, iyi si yantwaza igitugu. Nugera imbere ya Satani, ubwire Satani utuwaneshereje aracyahari, atuwagutsinze ntaho yagiye. Ubwire ati yewe Satani uri feke, kuko Satani nta kintu ashoboye. Iyo uri mu mbaraga z'Imana, Satani atsindwa no kutamuha umwanya mu buzima. Satani atsindwa no kwizera Imana. Iyo wafashe Imana ubugingo bwawe ukabwegurira Imana, uba ukomeye cyane. Utekereza ko nta cyaguhangara, utekereza ko nta cyagushobora, utekereza imbaraga n'urukundo rw'Imana biri mu kiganza cy'Imana, uba umeze neza, uba umeze neza kandi ni ukuri uba uguwe neza. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi wishimire. Shalom 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 inshuti za Berwa TV. Ni ukuri tubane muri iri sengesho, dukomeze paka turangije uyu mwaka dutangira undi. Tuzajya dufata iminota mike dusenga Imana, kandi tuzi yuko tuzagaruka dushima Imana. Tuzashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza izaba yakoze muri aya masengesho. Tuzashima Imana kuko izakoramo imirimo n'ibitangaza. Shalom shalom shalom. Nasabaga uyu mwaka uzababere mwiza abasore beza, uyu mwaka uzababere mwiza abakobwa beza, uyu mwaka uzababere mwiza bana bato. Ni ngombwa niba abandi barimo basenga amasengesho y'iminsi 2 ya nyuma, ariko twebwe dutangire kare twiragiza Imana, dutangire kare dusenga Imana, dutangire kare twinginga Imana, dutangire kare duhendahenda Imana. Ni ukuri. Shalom shalom shalom.